Muri iki gihe ndi gukorera marine bamaye junior yabo kugira ngo nzaje mbahereza abana nyuma y'umwaka. Hanyuma muri marine byatangiye ryari byaje gute kubera ikiri gukorana na marine gusa Etincelle cyangwa izindi kipe tutabyumva? Marine yabonye umuyobozi ufite gahunda kandi yanekerejeho ntabwo tuba tuziranye. Nagiye kumva abantu barampamagaye turavugana guhera mu kwa kane yari yamaye gahunda y'ibyo ashaka, nyuma azanye kunyohereza mu mikino y'amashuri. Nagiye Muhanga njya ahantu bita mu Rutsiro ndi gushaka impano z'abana bakiri bato, noneho nkomeza no kureba imikinire ya ikipe yabo yo mu cyiciro cya mbere. Ukwezi uyu munsi ejo tariki ya mbere nibwo amasezerano yacu na marine yo kwita ku bana ba marine cyangwa abo tuzita ba marine kuvejo ejo tariki ya mbere mu kwa 9 nibwo natangiye neza ku mugaragaro gutoza abana mu mwaka umwe nkabereka umusaruro nzaba nagezeho. Vigure, hari abantu benshi bakuzi ku izina, hari abakuzi ku isura, hari n'abakumva bifuza kukubona, ariko ubundi twibutseho gato mu magambo make ya coach Vigure ni muntu ki, yatangiye gukina ryari, niki cyamukundishije gukunda umupira kugeza aho afasha igihugu kurema abakinnyi bakiri batoya? Nge ubundi mu mateka navuga azwi, ninjye watangiranye na Etincelle 78. Ikipe yari mu maboko y'uruganda rw'icyayi bita Pfunda, na niko yatangiye yitwa Etincelle, yatangiye yitwa Pfunda FC. Uruganda rw'icyayi ruri hano haruguru ahantu bita ku Nyundo. Noneho nkomeza gukina ngeje muri za 85 ndahagarika, ariko nahagaritse naratangiye nanone kuva 82 natangiye gutoza. Nkiri umukinnyi wa Etincelle nagiye mu mahugurwa Nyabisindu 82, 83 ndakomeza yandi mahugurwa, ubwo birakomeza mpaka uyu munsi. Ni ukuvuga ko ni ibintu byangiyemo kandi nta sinzi niba bizanshiramo n'ibibazo umuntu ahura nabyo mu buzima niki, ariko byangiyemo nta kindi kintu gishobora kuba cyambuza kireka uburwayi. Byakugiyemo ryari watangiye gukorana n'abakinnyi bakiri bato ryari? Ni nk'iye generation ya mbere wakwibuka Vigure yaremye? Kuva 82 nabivuze nibwo natangiye. Amazina ndahera kuri vice president ya Ferwafa witwa Kayiranga Vedaste, hamwe na wari meya wacu witwa Bami Hasani, akaba babishirandora. Ni benshi ariko abazwi cyane nabo ngabo. 82 ubwo narakomeje, bari Andre bo baje nyuma muri za 90. Leandre Shaka we nawe ni 99 nibwo natangiranye nawe cyane, ubwo biza gukomeza mpaka uyu munsi. Naho umbaje amazina twarara hano. Ariko muri ibyo bibazo byose nkuko wabikomojeho mu kanya gatoya, byose wabifashwagamo nande? Ni umutima wawe, n'ubushobozi bwawe gusa? Ni iki cyagufashaga kubishobora no gutuma bigenda neza? Reka mbibutse cyane ko si bwa mbere tuvuganye. Icyamfashije ni rwa rukundo, ubushake, cyane no kuba nta nzara narifite. Nigeze kubivuga, nari maze imyaka 35 ndi gukorera uruganda rwa Bralirwa. Nuvuga ngo igihe cyose nakoraga nta nzara nari mfite, navaga ku kazi nkahitira ku kibuga, mu rugo bakambona nimugoroba nijoro navuye mu myitozo. Ariko icyamfashije cyane ni uwo mutima wo kuvuga ngo reka komeze nite ku rubyiruko kugeza igihe nzabura imbaraga zo gukomeza. Ariko icyamfashije cyane na nicyo kintu gikunze kugorana, nta kuntu ushobora gutoza ufite inzara, wakora amakosa menshi. Ariko nge navuga ko nagize amahirwe, Imana yaramfashije
ibyo bintu byose nabikoraga n'umutima wanjye mwiza ukunda abana n'iki bituma nta bibazo byinshi nahuraga nabyo. Wakumva ayo mazina wagiye uzamura, wakumva ukuntu byagiye bikugora, ashobora guhita yibaza ayo mazina yose wagiye uzamura ni abakinnyi bakomeye, uyu munsi harimo ababaye abakinnyi bakomeye, ntacyo nikishimwe bagaruka ngo bagufashe kugira ngo Vigura arusheho gukomeza kugira uwo mutima wo kuzamura n'abandi bana n'ubwo bushobozi, yaba mu buryo bw'ubushobozi no mu buryo bundi bwo gushima no kuzirikana. Ubundi abakinnyi ni abantu bafite imitima itandukanye, ntabwo bashobora guhuza bose icyarimwe, ariko ikintu kinshimishije nuko hari umunyamakuru wa Azam Habineza Sabiti aherutse kumpamagara arambwira ati warantoje 2001 ariko sinashoboye kugira amahirwe yo gukomeza, uretse ko nazirikanye imvune yawe, nazirikanye ubwitange bwawe, nkaba nshaka ko turebe uburyo twagushimira ku mugaragaro, ahubwo mboneye umwanya wo kubivuga ko twari tumaze iminsi turi kubipanga, ariko bisa naho bigiye kunanirana kubera yuko twashatse gukina na APR. Ndavuga abo bakinnyi bishize hamwe bashaka gukina na APR, nyuma yaho APR ibonye impamvu yo kuza hano, twagomba gukina kwa gatatu tariki ya 30 ku kwezi kwa 8, twitabaza Kiyovu yari yatwemereye, ariko nyuma abandi baravuga ati nta kuntu twakina, babakinnyi bose bakodo babarekeje makipe yabo, muri APR barimo, muri AS Kigali barimo Tubane James, Latif, na Kodo nawe ubwe, akaba n'abandi ba polisi baragiye, baravuga ati nta kuntu twabikora abo bandi bo badahari. Noneho ubu twumvikanye ko tugomba kubinonosora bakabipanga neza, kuko byageze aho bisa naho bishaka kutuvuna. Impamvu turayizi, ariko iyo mpamvu niyo tugiye gukosora mu minsi ya vuba. Nitubona umwanya muzabyumva, muzabireba. Nukuvuga ko kunshimira nicyo kintu ubu ngubu gihari. Ubundi buri muntu ku giti cye yabonaga umwanya akaza akanshimira, ariko ku mugaragaro nicyo kintu cyari gisigaye, abantu bakabyumva bakabibona, abatari banzi bo bakambonera aho ngaho, kuko ni benshi bifuza kumenya, ariko ntabwo twabona nabo ngo bambone neza, kuko merutse kujya i Muhanga kureba abana, bibe navugize kureba abana bakina b'abanyeshuri, hari habaye match ya Muhanga na Karongi. Sasa nagiye kureba abana nshaka kubafotora, abana barabyanga, ariko nyuma ngarutse ndavuga ni ariko muranzi mwebwe ntabwo tukuzi, ni ngiye Vigure ngo dufotore, bahita bandwanira. Urumva ko icyo kintu nacyo kirakenewe, hari abantu benshi bumva izina ariko umuntu bo ntago bamuzi. Ariko muri iyi minsi hari ikintu nsigaye mvuga, abanyamakuru mufite akazi keza mukora niki, ariko ibyo muvuga ku maradiyo ni byinshi byiza. Umuntu uzashaka kumva ntago yakumva niyo wavuga ku maradiyo inshuro 100, ahubwo ikintu nge numva gifashe gifatika, nukuvuga ngo abantu bashinzwe icyo kintu icyo ari cyo cyose biyemeje guhura bakaganira, urumva byatanga umusaruro. Ariko kuri radiyo kereka politike igomba kunyura kuri radiyo kuko abantu bose babyumva, ariko by'imikino niki n'abantu ubwabo, abantu barebwa n'icyo kintu bagomba kwicara, kuko iyo bicaye baba bashaka igisubizo. Ni nkuko perezida wacu amanuka akajya mu midugudu kugira ngo bamubaze cyangwa yumve umuko kumeze, kuko mu gihe adatinya kwegera abantu nuko baba bashaka kubaka, ariko udashaka kubaka yahora mu biro bigatuma ibibazo bidakemuka. Done uvuga ko niba ari Ferwafa, niba abantu bose barebana na foot n'amakipe yacu ukuntu aba ameze, iyo batemeye kwicara baganire, nuvuga ko nta bushake baba bafite. Umuntu aganira ashaka igisubizo, nta uganira ari gutigiye gusa. Niyo mpamvu mvuga ni abanyamakuru akazi mukora ko ni keza, ariko ntago bihagije kuri mwebe kuvuga ibibazo bihari.
n'uburyo byakemuka mu gihe ba nyir'ubwite badashobora kuba bagira icyo bakora.